Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Data wa twese n'umwami n'umucunguzi wacu ari we Yesu Kristo. Ni mwene so Evangeliste Anastase Imanizabayo ubasuhuje hano ku Kwizera Gukiza TV. Mbere na mbere wowe ugifungura telefone yawe ukijya kuri YouTube, ndakwinginga kandi ngusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore like, share and comment, ndetse kandi no kukazogera aho ngaho kugira ngo igihe cyose dushizeho ikiganiro ujye ubona notification. Tubane ku Kwizera Gukiza TV, aho uzajya ubona ibiganiro bitandukanye harimo ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya byubaka abantu. Turifuza yuko abantu bamenya Imana bakizera Yesu akabera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bagakizwa bakava mu byaha. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 19. Hafite ijambo nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo imibereho myiza ibonerwa muri Yesu Kristo. Mu buzima busanzwe arigiye umuntu yibwira yuko afite imibereho, afite ubutunzi, afite inzu nziza, afite abana, umugore mwiza, akazi keza, agendera mu modoka zihenze, akumva yuko yafite imibereho. Ibyo nabyo ni koko afite imibereho kandi ntabwo waba wibeshye, ariko muri uyu mugoroba tugiye kuganira ndababwira indi mibereho umuntu ashobora kugira kandi karuta iyo mibereho yari asanzwe afite. Ni imibereho ibonerwa muri Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Hatubwira ngo iki mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka mu gice cya 19, haravuga ngo ibya Zakayo, ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hari umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Ariruka imbere, yurira umuvumo ngo amurebe kuko yari agiye kumunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimukubira kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimye. Nk'uko mubyumvise rero, iyi ni inkuru ya Zakayo. Ubwo Zakayo yahuye na Yesu, Yesu akamuhindurira ubuzima, Yesu akamuhindurira indi mibereho. Uyu Zakayo yari umukoresha w'ikoro, niko Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira. Yari umukoresha w'ikoro, muri uwo murimo yarashinzwe yamburaga abantu, yabikoranaga uburiganya, akagira ubutunzi bwinshi, ariko ari ubutunzi bw'umugayo. Abamurebaga bamubonaga yuko ari umuntu ufite imibereho myiza cyane, ariko yari afite ibintu bimuranga. Uyu Zakayo nubwo yari ameze gutya, ntabwo yari afite amahoro yo mu mutima, ntabwo yagiraga apeti, ntabwo yari anezerewe, nta byishimo yari afite, bya bintu bituruka mu mahoro atangwa n'Imana. Aza rero kumva yuko Yesu ari bunyure hariya twasomye. Ikindi kibazo yari afite, yari ifiteho ubugufi bwiwe. Urumva yari afite iryo pfunwe ry'uko ari mugufi. Ngo we rero ngo arahaguruka, icyari kimujyanye ntabwo ari ukumva ibyo Yesu avuga, ahubwo icyari kimujyanye kwari ukureba uwo mugabo basanzwe bavuga uwo ari we.
ahangaha turi ku kwizera gukiza. Yesu ashimwe cyane. Ngo maze ngo ahageze abona abantu ni benshi cyane, kandi Zakayo yari yifitiye ikibazo cy'ubugufi, ngo yigira inama yo kurira umuvumu. Imana ishimwe. Nagira ngo ubwire ngo inzira wanyuramo iyo ari yo yose, Yesu arakureba. Aho waba uri hose Yesu arakureba. Ndagira ngo ubwire ngo Zakayo ntabwo ari wowe wabonye Yesu, ahubwo ni Yesu wabonye Zakayo. Ngo Yesu ageze kuri wa muvumu, ngo areba hejuru. Imana ishimwe. Ngo arebye hejuru abona Zakayo, aramubwira ngo Zakayo ururuka. Haleluya. Ururuka, kuko uyu munsi birakwiriye, uyu munsi ni ngombwa yuko ngera iwawe. Imana ishimwe. Yesu yabonye Zakayo, abona yuko Zakayo hari icyabuze. Nubwo yari afite icyo bita imibereho, Imana itugirire neza cyane, nubwo yari afite ubutunzi, ariko Yesu yabonaga yuko Zakayo ibyo bitamuhesha amahoro. Birashoboka ko uyu munsi waba hari ibyo wishingikirijeho, ariko ibyo ngibyo nta mahoro byaguhereza udafite Yesu. Tangira wizere Yesu, tangira ushake Yesu. Nubwo wagira ibyo ariko ufite Imana. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo maze Zakayo aruruka, bivuga ngo aca bugufi, kuko yarabwiwe na Yesu. Ngo maze baragenda bicarana na Yesu. Imana ishimwe. Aramubwira ngo mwami, ngo ibyo mfite byose, ibyo nambuye abakene, Imana ishimwe, ibyo nariganije abantu, 1/2 cy'umugabane w'ibyo mfite ndagihereza abakene nabo babeho, kandi n'umuntu nambuye ndashyiraho n'indishyi z'akababaro ndamukubira 4. Zakayo arihana, Zakayo aca bugufi, Zakayo asubiza iby'abandi, afata ibyo yari afite bitari ibye arabitanga. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo kwizera Yesu, hari ibyo ukwiriye kureka, hari ibyo ukwiriye gusiga, hari ibyo ukwiriye gutanga. Imana ishimwe. Hari ibyo utunze ariko atari ibyawe, ibyo ntibyaguhesha amahoro, ibyo bituma urara udasinziriye. Ariko niwizera Yesu, nutangira gushaka Yesu, ugahura na Yesu, Yesu arakuremera ubuzima bushyashya. Imana ishimwe. Ngo abantu babibonye, abantu bari aho ngaho, bari bazi Zakayo, bari bazi ubugome bwe, bari bazi ko yica akanakiza, yica uwashaka agakiza uwashaka. Ngo maze abantu babonye Yesu utarobanura ku butoni. Imana ishimwe. Ngo maze barivovota. Hayiwe, ntabwo bari bazi misiyo ya Yesu kuri Zakayo. Ngo baravuga ngo noneho mundebere, ngo agiye gucumbika ku munyabyaha. Yesu yaje mu isi gukiza abantu ibyaha. Yesu yari yaraje gushaka inama zazimiye. Zakayo yari muri misiyo ya Yesu. Maze Zakayo amaze kwihana, harababwira ngo uyu nguyu nawe n'uwo mu muryango wa Ibrahimu. Haleluya. Sinzi situwasiyo urimo, sinzi kondisiyo urimo, sinzi ubuzima uhagazemo, sinzi icyubahiro urimo, sinzi umwanya uhagazemo, ariko uyu munsi wa none nawe wakizera ukakira Yesu ng'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukabohoka, ukabona indi mibereho. Haleluya. Imana ishimwe. Jambo riravuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha ni ko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. Shaka Imana bigishoboka yuko abonwa, umwambaza akiri bugufi. Haleluya, haleluya. Imana iracyahari, Imana itegeye abantu amaboko, Imana irimo irashaka abantu ko bihana, Imana irimo irakingura imiryango. Ngwino nawe winjire. Hahirwa abamesera amakanzu yabo mu maraso ya Yesu Kristo. Yesu arahari, Yesu arakiza, Yesu arababarira. Nta muntu n'umwe Yesu atamubabarira. Nubwo ibyaha byawe ushobora kwibwira ngo mbese nanjye Yesu yambabarira,
kubabarira kubera ibyaha byawe. Wagiye mu businzi, wagiye mu bujura, wagiye mu busambanyi, wagiye mu bwibone, wagiye mu ngeso nyinshi zitandukanye, nawe wicira urubanza. Ariko reka ngubwire ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku bikamera nk'umubembe, ngo nzabihindura bise na shelegi. Imana ishimwe, bihinduke nk'ubwoya bw'intama. Yesu yapfuye ku bwawe, Yesu yapfuye ku bwanjye. Uburyo yambabariye nawe yakubabarira. Nawe rero ufata icyemezo, ukiza ubugingo bwawe, uhunga umujinya ugiye gutera isi. Hayiwe, icyambu uyu munsi wa none ukumvira ijambo, icyambu uyu munsi wa none ukumva icyo Yesu agushakaho. Yesu agufiteho umugambi mwene data. Haleluya. Ntabwo uri umwana wo kurimbuka, ahubwo uri umwana wo guhabwa ubugingo buhoraho. Ngwino winjire, ngwino wakira umunezero wo kwa so. Imana ishimwe ngo umwana w'ikirara ngo yamaze gushayisha byose yamuhaye. Kwa se nta kintu yarabuze, kwa se yarabayeho neza, kwa se hari ubutunzi, ariko kubera umurengwe, kubera kutanyugwa, kubera kudashyira umutima hamwe, haravuga ngo papa mba umugabane, nanjye ngende, nanjye nigendere njye kwigenga. Ngo maze se amubera imfura, amubera umubyeyi. Nguko umwana yasaba umubyeyi w'ikintu akakimuha, yarabifite aramuhereza, ariko ageze mu mahanga bya bindi arabishayisha, bya bindi arabisandaguza, biza kumushiraho, maze ngo atangira kuba mu buzima bubi, atangira kwifuza ibyo atagakwiriye kwifuza. Ngwino rero nawe, ngwino kwa Yesu. Birashoboka ko wari umwana w'Imana, birashoboka ko mu nzu y'Imana wakoraga imirimo itandukanye, wari umuvugabutumwa, wari umuririmbyi, wari umunyamasengesho, birashoboka wari umuhanuzi, birashoboka mwene data. None uyu munsi wa none uri mu buzima nawe butagira ishusho kubera wabigizemo uruhare, ariko Yesu agutegeye amaboko. Haleluya. Imbabazi z'Imana ziracyariho, imbabazi z'Imana ziragutegereje. Nawe fata umwanya wisubiremo, uzusange Yesu. Yesu arakubabarira, wakire ubuzima. Yesu agutegeye amaboko. Nukuri nuza nufata icyemezo, kandi icyemezo urabufashe, haraba ari icyemezo cya kigabo, ntabwo ari icyemezo cya kigore, ni icyemezo cya kigabo. Kiza ubugingo bwawe, keza ubugingo bwawe. Herega iminsi irimo irihuta, amagara arimo aramanuka. Uyu munsi wa none wapfa, uyu munsi wa none wava mu mubiri. Ese byazagenda gute? Waba wararuhiye iki ko wazarimbuka? Keza ubugingo bwawe. Niko Uwiteka mbwiye, harambwiye ngo ngubwire wa musore we, uve mu byurimo. Wa mukobwa we, va muri ibyo urimo. Wa mugabo we, va muri ibyo urimo. Keza ubugingo bwawe. Wa mugore we, keza ubugingo bwawe. Yesu aragushaka, Yesu aragushaka. Ngwino arakugirira imbabazi, we kugira ubwoba. Tinyuka, we kugira ubwoba. Yesu arakiza ubugingo bwawe. Shalom, shalom.